uza bwana Munyakazi Sadati. Sadate Munyakazi, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Mutabaruka waramutse na Kenisi. Mwaramutse. Yego twaramutse amahoro turashima Imana. Anje beri Mutabaruka, ijambo ni ryawe. Mukanya twahoze ubwo twinjiraga mu kiganiro tuvuga ku kibazo kiri navuga kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, aho u Rwanda rwiyamye rukihanangiriza igihugu cya Kongo bitewe n'itangazo gashoza ntambara ry'igihugu cya Kongo rivuga ko u Rwanda ku itariki ya 18 rwashyize hanze itangazo rivuga ko rugiye kwinjiza abasirikare barwo ku mugaragaro ku butaka bwa Kongo. Ariko leta y'u Rwanda ikavuga ko ibyo bintu ari ibihuha, nta tangazo u Rwanda rwigeze rushyira hanze, ahubwo ko ari Kongo ishaka kubyitwaza ikagaba ibitero ku butaka bwa Kongo, kandi ko nibikora izabiryozwa. Twabivuze mu Kinyarwanda turabisoma, ariko na version iri mu Gifaransa iraje, reka tuyisome ukwiri. Ni rigufi turarisoma hanyuma mbabazi ibibazo. Hano baragira bati: le Rwanda met en garde la RDC contre tout prétexte invoqué pour justifier une attaque sur son territoire. U Rwanda rwihanangirije Kongo kurwitwaza urwo arirwo rwose yakwitwaza ishaka kugaba igitero ku butaka bw'u Rwanda. Baragira bati: les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont publié aujourd'hui un communiqué prétendant réagir à une déclaration du gouvernement rwandais datée du 18 juillet. Cependant, cette déclaration n'existe pas et n'a jamais été publiée. Cette déclaration des FARDC n'est qu'un prétexte visant à escalader les hostilités avec le Rwanda et à justifier une attaque sur le territoire rwandais, malgré le fait que ces mêmes FARDC continuent de soutenir, d'armer et de combattre aux côtés de la milice génocidaire des forces de libération du Rwanda, FDLR. Comme nous l'avons rappelé précédemment, le Rwanda continuera à déployer des systèmes de protection contre la violation de son espace aérien et de ses frontières et fera obstacle à tout débordement du conflit dans l'est de la RD Congo sur son territoire. Hasi bakandika ngo fin. Muri make u Rwanda rwihanangije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaje itangazo ritigeze ribaho ngo u Rwanda rwavuze ko ruzazana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo, ariko bagavuga ko ari urwitwazo rwo kugira ngo Kongo ishoze intambara ku Rwanda. U Rwanda rukavuga ko ibyo ngibyo byo kuba barwana bafatanije na FDLR bigaragaza umugambi mubisha wabo. Ikindi baba bati nk'uko twabikomeje kubivuga, u Rwanda ruzakomeza gushyiraho ubwirinzi haba ku butaka haba no mu kirere, kandi u Rwanda ruzitambika uwo ari we wese washaka kwimurira intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ashaka kwimurira ku butaka bw'u Rwanda. Sadat Karame na Kenisi nawe uracyahari? Nabanje he? Reka duhere kuri Sadat. Ibi bintu urabyumva ute? Bo itambere reka mpere ku itangazo rya FARDC ry'urwitwazo ryashingiye ku bihuha rinashingira ku matangazo ya leta y'u Rwanda atarigeze abaho, ruvuga yuko u Rwanda rushaka kohereza ingabo mu gihugu cya Kongo, kandi iryo tangazo leta y'u Rwanda ntaryo yasohoye, ntaryo twigeze tubona. Njye nkibona rya tangazo rya FARDC naribonye mu ba mbere, nakomeje gushakisha ahantu hose twaba twaradekaraye ko tugiye kohereza ingabo muri Kongo, ariko sinabibona. Bidatinze rero tuza kubona n'itangazo ry'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda hakana yuko iryo tangazo ritabayeho. Ibyo ubwabyo igisirikare cy'professionnel ntabwo cyakagombye kuba gishingira ku makuru y'ibihuha cyangwa ku makuru bivuga ko yatangajwe kandi ataratangajwe. Ariko ibyo binjyana kure ho gatoya, aho mwibuka yuko ahubwo Kongo y'ubwayo yavuze yuko izashyigikira abajenosideri abasize baduye kuri hano mu Rwanda, igashyigikira FDLR, ndetse na perezida wa Kongo w'ubwe akaba yarakomeje kugerageza guhuza les forces négatives, ndetse naho yateguye inama rukokoma navuga yuko yagombaga
guhuza imitwe yose irwanya leta y'u Rwanda igahurira muri Kongo. Niyo nama yagombaga kwitabira, ikaba ari iyobowe ku ruhande rw'abarwanya u Rwanda n'umugabo witwa Eugene wabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Nations Unies. Ibyo bikorwa bya Kongo rero by'urwitwazo n'itangazo ritigeze ribaho bigaragaza nyine bwa bushobozi buke bw'abayoboye igihugu cya Kongo, ubushobozi buke mu mwuga w'igisirikare ndetse n'ibindi. Gusa nashimye leta y'u Rwanda yuko yongeye kugaragaza yuko nta mugambi ifite wo gutera ikindi gihugu, kuko n'amasezerano ibihugu byose twasinyiye yuko tugomba guturana mu mahoro. Ariko icyo nashaka gushimangira naho yagize ati dufite ubwirinzi buhagije, twohereje ubwirinzi buhagije ku mipaka yacu, haba mu kirere haba no ku butaka, ndetse yuko igihe Kongo yagerageza gutera u Rwanda, biriya bintu bishobora kurangira ahubwo ku butaka bwayo kurusha uko yabitekereza ubu ngubu. Icyo ndashimye mu itangazo ry'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ni uko yagaragaje ko u Rwanda twiteguye igihe cyose, kandi turiteguye. Ibyo tumaze imyaka 29 tubizi ko tugomba kuba twiteguye, ariko kubishimangira no kugaragaza pozisiyo y'u Rwanda byadushimishije. Kensi, Yes, ndakumva. ibi tuvuze wowe urabyumva ute? Ubu ugiye kuvuga nk'impuguke apana umunyamakuru? Yes. Icyambere ni kimwe, kuko ntekereza yuko iri tangazo nabonye risomwa n'umuvugizi w'ingabo za Kongo, ubwaryo biratangaje cyane kubona igihugu gifite uburyo gikominika, gifite uburyo cyakiramo wenda n'uburyo gikusanya biba byavuzwe mu buryo burofisiye n'ibindi, ikindi gihugu gishobora kugenda ku bintu bidafite aho bishingiye, bitanabaho, bimeze nk'aho ari tabloid, amakuru yo mu muhanda. Ibi ubwabyo bitwereka how disorganized Kongo, uburyo iri disorganized. Icya kabiri, ntekereza yuko ibi ngibi ahubwo ni no kujijisha no gushaka gutanguranwa kugira ngo ijijishe uburari, kuko niyo bwayo mbere na mbere yari yadekaraye yuko byanze bikunze icyakorwa cyose kugira ngo leta ya Kigali iveho, batatinye kuvuga ko ariyo kibazo kuri sekirite ya Afurika, izagikora tabishwe n'ubwo baryamana na dayimoni, ariko kugira ngo ibyo bintu bibi. Iyo mvuze dayimoni ubwo ndavuga abasize bahekuye u Rwanda, abajenosideri ba FDLR. Ibi rero bashobora kubikora kugira ngo babone ikintu bagurisha, kuko kugeza no munsi nta ngingo n'imwe ya justifiya leta iri demokrate ishobora kuvuga ko igiye gukorana n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri. Ibi rero bikaba ari ibintu ntekereza byo kujijisha abantu, cyane cyane no gushaka wenda gushyiraho impamvu idafatika, kuko baratekereza bati okay, FDLR iramutse ikoze blanda, kuko twabonye ko rimwe na rimwe ingabo za Kongo nazo cyangwa batagira komandoma ifatika iri centralized. Bashobora kuvuga FDLR ishobora gusara igatangira gukora ibikorwa bigayitse ku ruhande rw'u Rwanda, bakavuga bati rero biramutse bibaye hari igihe wenda habaho gusubiza ibyakozwe mu buryo bwa gisirikare. Kose ntekereza ko u Rwanda rushobora kugaba, Kongo ishobora kongera cyangwa se FDLR kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, bigahitana abanyarwanda, bikahungabanya umutekano w'abanyarwanda n'abaturarwanda, bikangiza ibikorwa remezo ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda rukongera kwifata gipadiri nk'uko rwabikoze. Ntekereza yuko iki gihe byagorana. Ibyo rero bikaba bishobora kuba Kongo yabikora ikabivuga mu rwego rwo kugira ngo baba bagerageje imigambi mibisha batahonye kugaragaza, hakabaho ingaruka, babona uburyo bikugura ibyo bintu, bagashaka boucle misere babishyira ku mutwe ari we Rwanda. Ariko ntekereza yuko mu by'ukuri ibi ni ibintu bidakwiriye gufatwa mu buryo bumeze nka komedi. Ngira ngo mugenzi wanjye Sadati wenda nabaza ku icyo bivugaho, ahubwo tugomba kubireba nka strategy, tugomba kubireba ibintu bakoze bimeze nkaho ari reverse psychology, no gukomeza kwemvita u Rwanda kugira ngo rukomeze gusubiza, rwisobanure, rufuge, abakongomani babone ikintu bagurisha muri iki gihe, kuko nta gihari. Byaba ari ku rugamba ntabwo twavuga yuko bashoboye kugira achievement, kuko bamaze imyaka itandukanye bavuga yuko bazisubiza. Yes, ihangane gato cyane, mugume ku murongo. Yenda kuva na Sadati uracyahari? Ego ndahari cyane. Kensi niwe wari ukitubwira rero, wavuga uti ntabwo bazaza ngo bahungabanye ibintu, ngo u Rwanda rukomeze kwifata gisasaridote.
ibyo byo ntabwo byashoboka, ngira ngo babigerageje kenshi habaho inda ya bukuru, kandi ntekereza yuko byari byo kugira ngo mu by'ukuri u Rwanda rushyigikire amahoro n'ituze y'akarere, urumva. Ariko ntekereza ko muri iki gihe uko bimaze dushingiye ku byavuzwe, ibikorwa byo gushotorana haba mu magambo, haba mu binyamakuru, haba kuri podium international, ntekereza ko kugeza uno munsi kuba FDLR yakongera gupirona abaturage n'ubutaka bw'u Rwanda, ntekereza ko leta y'u Rwanda yabibona ngo yongere gushyira amaboko mu mufuka. Hari ibyahinduka byanza bikunze. Ibyo rero bakaba basaba kubikora mu rwego rwo kugira ngo oka ibyo bibaye bazabe bafite icyo bavuga bati ntimureba, twaravuze yuko rwose u Rwanda rwenda kudutera n'ibindi. Ariko ikindi kirimo nabibona iyi ndi hypothèse navuga, kuko ibyo tuvuga abantu babyumva ni hypothèse, sibyo? Ni nk'uko twebwe tubyumva, we assume bashobora kuba banabikora kugira ngo babone ikintu bagurisha, urumva. Kuko kugeza uno munsi usibye amagambo bagombaga kuba barishubije Bunagana ntayo babonye, sibyo? Bagombaga kuba baramaze kudisloginga M23 bakayikubita neza bakayisenya burundu, nta byakunze. Bagombaga kuba mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none hari ikintu gifatika bashobora kugurisha bikagaragara navuga abaturage ba Kongo, kuko kugeza uyu munsi nta kintu kirimo. Igishoboka rero ni ugushaka boucle émissaire cyangwa se scapegoat, uwo bashyiraho umusaraba bakavuga bati reba ntumubona. Kandi ibi ngibi bije nanone tubitekerezeho, muri no minsi muri Kongo habaze iminsi hari ubwicanyi bwibasiye abanyapolitiki batavuga rumwe na leta. Ibi byose dushaka kubireba nk'uburyo bwo kujijisha uburari kugira ngo kansiyo yose ive ku bibazo biri interine ahubwo bayerekeze ku Rwanda. Ariko n'ubundi abo abanyapolitiki bicwa nabonye hari ababegeka ku Rwanda ko arirwo rubica. Urumva ibyo bintu byose ni ibintu by'umwanda, ntekereza ko bari mu gukora kugira ngo bakore iyo politike nakwita nkindi, urumva, na propaganda. Ikindi cyongereyeho kugeza uno munsi wa none, ndashaka nkwibutse yuko kugeza uno munsi wa none urebye politike urebye manifesto ya Tshisekedi yatanze yiyamamaza, ugiye kumwevaluwa nta kintu na kimwe meme n'utoki yagezeho. Kugeza uyu munsi rero mu matora sinibaza ikintu ashobora kuzagurisha kugira ngo agaragaze yuko hari ikintu yakoze mu buryo yavuga ati rwose abantoye murabona ibyo nasezeranyije narabikoze. Kuko ubu ngubu icyo tubona avuga yuko avec mes désolés naramwiyumviye avec mes désirs, avuga ati ndibuka agomba kuba ashobora kuba yari muri Kasai ni Herari, avuga ati murareba twavuze ko tuzubaka ibitaro ntabyo twubatse, ibyo byose ni u Rwanda, twaguze intwaro. Twavuze yuko tuzubaka amashuri abana bakiga bose, nta byabaye, ibyo byose ni u Rwanda. Turumvikana kugeza uyu munsi wa none abapolisi barimo barigaragambya bavuga yuko barambiwe gukora badahembwa. None se Kenisi, yaba wowe yaba Sadate yaba njyewe ibyo biratureba byo muri Kongo? Uretse gatoya mon frere, iyo umuntu atangiye kuvuga ko ateguye ingabo ziri ku mupaka, igihe cyose agahora avuga yuko azaza kuvanaho ubutegetsi, igihe cyose azaza gukora ibikorwa byose tutari konsanzwe twa turi abaturage b'ibigori, icyo ndashaka ucyumve neza. Kuko mbere na mbere ikintu cyose kireba umutekano w'u Rwanda kituraje ishinga kurusha ibindi byose byabayeho, kuko it is our right to be protected. Sizi ni ubyumva neza. Ndakumva. None se mfasha reka nanjye ngira icyo mvugaho. Sadate nawe bivugeho ko nawe mubivuge hana Sadate umwanya bivugeho kuko turi gukina n'umwanya ubu ngubu. Bwana Mutabaruka, kuvuga ngo ibibazo by'umuturanyi ntibikorera, ntago inzu y'umuturanyi izashyaho ngo ufunge amaso ngo uvuge ngo ntibindeba, kandi uwo muriro wototera ujya iwawe, cyane cyane uwo muturanyi iyo arimo gukora declaration zivuga yuko umuriro azawukura iwe akawuzana iwawe. Nk'uko Kenisi arimo kubivuga, umutekano w'u Rwanda ni ntavogerwa, ntabwo tuwuganiraho. Ibyo ni ibintu twaciyeho akarongo, tubavuga ngo ubuzima bwacu, umutekano wacu, iterambere ryacu ni ibintu tugomba guharanira nk'u Rwanda, kandi tukabishyira muri priorite z'ibyihutirwa kugira ngo tubeho. Ntabwo tudafite umutekano, ni nayo devise y'ibanze y'ibindi byose bishingirwaho, kuko iterambere tubona, iyi radiyo turimo kuvugiraho, igihugu turimo, tubifite byose turi baze y'umutekano ushimangiwe
kandi ukomeye w'u Rwanda. Ariko Sadat yuko Kongo ihangane mvuge ku tuntu nka tubiri cyangwa dutatu mwari mwavuzeho. Reka manze nkubaza akabazo kamwe kajyanye n'ibyo kuko ariko Gilbert Mutabaruka uretse gato n'ingiyoboye ubu ngubu wakwihanganye Sadat akabaza agatanga uko abitetse nyuma yo ukaza kumubaza. Yego ako kabazo kabike rwose. Uretse gato ntabwo umutumirwa ntabwo ari utanga umurongo, muri abatumirwa mwebwe babiri ariko ugomba kudutegeka mu buryo bw'ubukoroni. Mwareka nkababaza cyangwa ntabwo mureka ngo mbabaze? Sadat okay ndakumva boss. Wambwira impamvu Kongo itunga urutoki u Rwanda ntivuge Burundi ntivuge Congo Brazzaville ntivuge Zambia? Impamvu itunga urutoki u Rwanda buriya nabaje Sadat ariko Sadat sorry yego mbwira Erega Mutabaruka utagiye kure none se Kongo ko ari ibita aba FDLR kabika aba genocideri ko habaye genocide imwe hano muri Afrika, iyo genocide ikaba yakorewe abatutsi mu Rwanda bayikoze bakaba bibereye muri Kongo, yatunga agatoki Burundi bafitanye ikihe kibazo, yatunga agatoki Uganda cyangwa wenda Congo Brazza cyangwa n'abandi bafitanye ikihe kibazo. Ikibazo yakibitseho ibika abajenosideri kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibyo rero kuba ari twe yatunga agatoki byo ni ibintu byumvikana kuko n'ubundi nabo ishaka guhirika ubutegetsi cyangwa n'abibitse kugira ngo bazaze guhirika ubutegetsi. Ntabwo ari aba Congo Brazza, ntabwo ari aba Gabon, ntabwo ari aba Central Africa, ni abajenosideri bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu myaka 29 ishize. Birumvikana yuko rero kudutunga agatoki bijyana na politike yayo yafashe igihe yabikaga yagiraga indiri, igihugu cyayo cyahindukaga indiri y'abajenosideri bakoze jenoside yo mu Rwanda. Ariko ngarutse nanone ku cyo wari wabajije Kenisi, ibibazo biri interne muri Kongo aho bavuga ngo u Rwanda rwihishe inyuma yo kwica abanyepolitike bo muri Kongo. Abanyepolitike bo muri Kongo batumvikana na Tshisekedi bafitanye ikihe kibazo n'u Rwanda? Ese ubundi amafaranga uherutse gupfa bivuga ko yatwaga na Tshisekedi miliyoni zijya ku 170 n'eshanu z'amadolari, yaba ngo yaramwityemo 50, ubwo twebwe nk'u Rwanda twaba duhuriye naryo mu kwibana ayo mafaranga, mu kwibana ayo madolari? Hari ikintu twebwe nk'u Rwanda byaba bitugize? Rero ni ukujijisha nk'uko Kenisi yabivuze, agaragaza yuko ibibazo biri interne. Tshisekedi arimo kujijisha abakongomani kugira ngo abereke yuko kuba nta kintu na kimwe yakoreye Kongo atari ubushobozi buke bwe, ahubwo hari icyabimuteye aricyo atunga urutoki igihugu cy'u Rwanda. Ku bwanjye rero ibibazo biri muri Kongo bishingiye kuri leadership cyangwa se ku buyobozi budafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu, bigatuma rero ashaka iteka cyangwa abayobozi bashaka iteka aho bitirira ibibazo byabo. Ku kindi rero wari uvuze gutera Sadate munyihanganire umunota umwe gusa, hanyuma umugabo witwa Mutegetsi umwanya umunota umwe gusa, hanyuma aduhe update z'amakuru agezweho. Mutegetsi waramutse neza Nyarutsa. Abaturage rero baturiye imipaka y'ihuriye u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uwo mwuka wose w'intambara uvugwa hagati y'ibihugu byombi, baravuga ko bizeye inzego zabo z'umutekano kandi bakizera ko inkiko zabo zirinzwe neza, bityo bakomeje n'imirimo yabo, cyane cyane ababivuga nabo ku gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda. Nabonye mu makuru yatambutse kuri TV1 umunyamakuru wa TV1 ukorera hariya yagaragaje ikibaya kirimo amahema agaragara y'imyeru n'andi atwikiriye ibihuru, harimo n'abantu bagenda ati dore bari n'abasirikare bari kubagenda bambaye imyenda ya gisirikare. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikizara abaturage b'u Rwanda bakavuga bati twebwe dufite icyizere inzego z'umutekano zacu nta kizaduhungabanya, baravuga bati turakomeye rero n'ubundi akazi kacu karakomeje nk'ibisanzwe. Hagati aho rero u Rwanda mwabigarutseho cyangwa se mwagarukaga ku bisa nabyo, u Rwanda rwihanangirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushakisha urwitwazo rwo kugaba igitero ku Rwanda, ruvuga ko ngo ruzakomeza gukora ibikwiye mu kurinda ubusugire bwarwo. Birahura neza n'ibyo abaturage bavuga. Hanyuma i Muhanga abana 10 baruhamye muri Nyabarongo
byaje kurangira bose bashyinguye, imibiri yabo yabonetse, ni nyuma y'impanuka y'ubwato yabaye hariya hitwa Mushishiro. Ibyo rero bikaba byamenyekanye guturuka hirya y'ejo. nabonye abayobozi batandukanye barimo na guverineri w'intara y'amajyepfo bari bahari, abagitifu hafi ya bose bo mu karere ka Muhanga ndetse n'abaturage benshi. Yego. Aha, hanze y'u Rwanda rero hari hashize iminsi hari impaka, hari ukwibaza gukomeye, bibaza batese perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azajya muri Afurika y'Epfo muri ya nama ya BRICS biteganyijwe ko izaba mu kwezi gutaha, kubera impapuro yashyiriweho na rwa rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Abenshi bakavuga bati Afurika y'Epfo isanzwe ari umusinyateri wa Traité de Rome, cyangwa se yemeye papa sur existence ye traité de Rome, cyangwa se Treaty of Rome. Yego. Traité de Rome cyangwa se amasezerano y'ururiya rukiko nyine yashyiriweho umukono i Roma mu Butaliyani. Byarangiye rero presidence y'Uburusiya itanze umucyo, ivuze ko perezida Putin rwose atazitabira iriya nama, ahubwo azahagararirwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov, ariko n'abazayikurikirana ku buryo bw'iyakure mu buryo bwa vaco. Hanyuma bari banavuze bati ese koko kuki inama sitatwarwa ahandi nko mu Bushinwa, wenda badashobora guhura n'icyo gitutu cy'amahanga. Ndumva nakurekura ugakomeza urugendo rwawe. Kensi, yenda kumva neza. Sadate nawe urahari? Ngushimire kuba ushoboye kwirukana umutegetsi washatse kugundira ijambo. Namushokanye yagiye. Ubundi abo banyagitugu b'ijambo reka tubirukane mu gitondo. Hanyuma Sadate niwe wari ukivuga, hari utugingo tubiri aragiye gukomozaho, ariko arase ku ntego. Yego, ku ntego ndaharasa. Ikintu nashaka kuvugaho reka nivuge mu magambo make. Ibyo Kongo ikora, ibyo Kongo ishaka gukorera u Rwanda, niyo twasubira mu mateka y'u Rwanda ntabwo twigeze tubona kiriya gihugu kivamiye u Rwanda ngo kirugira umuyonga nk'uko babitekereza. Ndi umuyobozi wa Kongo, nanyarukira ku gihe cy'umwami Kigenda Barasa, nkareba ibyabaye, nkagaruka kuri Kigeli wa Kane Rwabugiri, nkareba intambara z'Ubunyabungo uko zagenze, nkareba hano hasi rwose ubwo abacengezi bari mu Rwanda, Kongo yagerageje kubazana gicengezi, nkareba uko byarangiye. Harangiye ubutegetsi Kinshasa buhirimye, ndetse n'ibyakurikiyeho nyuma nabyo mwarabibonye. Ndewe rero ndi umutegetsi wa Kongo, narebera muri ubwo buryo, ahubwo izo declaration zo kushaka gutera u Rwanda nkazireba yuko nizabanje zose nta cyabaye. Rero ku bwanjye ndi umuyobozi wa Kongo, nabirebera muri icyo kintu, ariko n'abanyarwanda kandi kugira ngo tube shuwa kandi tukomeze no kugira umutekano no kugira icyizere, nabo bareba banyarukiramo ayo mateka bakareba ibyabaye. Nta na rimwe Kongo yahungabanya umutekano w'u Rwanda twe nk'abanyarwanda ngo tubyemere, ahubwo byarangirira iyo ngiyo, cyane ko aribo bafite bwa butaka bunini cyane, inshuro 89 badukubye ni nyinshi. Nibo rero twagerageza tukagenda tukabikemurirayo, nk'uko narira tangazo ry'umuvugizi wa leta y'u Rwanda risa nk'ibisoza ribivuga. Niyo nsomye phrase ya nyuma simbyumva neza, ariko mbibona muri ubwo buryo. Espace iri hariya n'ubushobozi kandi n'ubwirinzi turabufite, ntabwo Kongo yakagombye gutekereza muri iyo angle. Hanyuma Kensi, ndakumva neza. Twibukiranije kugira ngo tugere kuri ibi tugezeho. Yego, ibintu byatangiye hagaragara umutwe wa M23 bivugwa ko ari waturutse i Buganda aho bari barahungiye, bongeye kugaragara mu bice bya Cyanzu, Runyoni, ku butaka bwa Kongo. Hanyuma ubwo haba Kongo, haba M23, bigeze Kongo irahindura, ariko n'u Rwanda nirwo rubari inyuma, bigeze ariko narwo rwaraje ruri Masisi, Rucuru na Nyiragongo, birakomeza gutyo. Tukajya tubona n'abasirikare bagenda mu migi bavuga ati tutokokota, tuzinjira mu Rwanda, tukoviole bango, tuzabaviora abakobwa baho, ibintu byinshi cyane babivuga, twarababonaga. Biza kugera ubwo twabonye bamwe mu bayobozi ba kiriya gihugu bavuga bati u Rwanda nitutarwanegisa, nitutarwomeka kuri Kongo ntabwo ikibazo kizakemuka. Tuza kubona ubwo hari n'umwe mu bayobozi, ngarutse ku byo Sadate avuze, avuga amabami, hari uwavuze ati Rwabugiri niyo wafashe ubutaka bwa Kongo abwomeka ku Rwanda, tubwo rero tugomba kwisubiza ubutaka bwacu kuko u Rwanda karagahugu gato cyane kari kegereye Muhazi bagumana ko. None bigeze ubwo n'umuvugizi w'ingabo
avuga ati u Rwanda rufite gahunda yo kudutera, kandi mu gusoza akavuga ati twe nk'ingabo za Kongo ntituzihanganira icyo kintu, tuzabibaryoza. Akaba bivuze mu gihe nanone umuyobozi w'ingabo muri Rutsiro, Rubavu na Nyabihu nawe yavuze ati ariko baturage murebe neza bare abantu muri mu mupaka ni FDLR. Ese kuko n'ubundi bakorera hamwe, ni bamwe baranagendana, twaranababonye bifotozanya bari kumwe. Ibyo rwose byo ntabwo uyu munsi ntabwo watandukanya FDLR na FARDC kameme. None ubu ntitwavuga ko ikibazo cyahinduye isura nyuma y'amadeklarasiyo. Ikibazo nticyahinduye isura, hakaba hagiye kuba intambara yeruye y'u Rwanda na Kongo, apana ngo za M23, apana ngo za FDLR, u Rwanda na Kongo hubwo. Ubu siyo ntambara igiye kubaho nk'impuguke mu ntekereza yuko iyi ntambara Kongo yifuje yaba, itayifuje ntiyaba, ariko nayigira inama yo kutayifuza. Reka nsubire inyuma gatoya, ndakubwiza ukuri yuko Kongo isa nkaho yatangiye gukora ikintu kimeze nka ideological transformation yo guhindura ibintu no gushaka kumvisha abakongomani yuko ubundi u Rwanda ari rwo rwajyanye ibice bya Kongo, aho kuba Kongo kuba yarometsweho n'abakoloni ibice by'u Rwanda. Ariko harimo n'abakongomani benshi babizi yuko ibi bice reka ngendere wenda ku byo nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere, Imana imuha amahoro n'umugisha bazamukene no mu batagatifu, yavuze ati mu by'ukuri abakongomani sinzi ikintu bibazo, cyo avuga ku banyamurenge, avuga ati abanyamurenge ntago wababuza ko abakongomani kuko ntago ari abimukira, ahubwo bari kuri gakondo. Avuga yuko asobanura, muze kubireba biro record, asobanura aho ubwami bw'u Rwanda, Ruwayome y'u Rwanda aho yageraga, ndetse anavuga yuko amazina ari hariya. Ntago wambwira ngo Rushuro, ngo mbwire ngo Cyanzu, ngo mbwire ngo he, ngo ayo mazina ni amakongomani. Abakongomani barabizi, harimo n'ababyemera yuko aho hantu bwaho, ikigaragaza ko ahantu ari gakondo y'abantu ni n'amazina y'uduce uko yitwa n'ibindi. Ibyo ngibyo abakongomani barabizi. Ariko uyu munsi wa none harimo impuguke imwe yabo, ngira ngo ni umunyamateka muri kaminuza yo muri Kongo, ndumva ari iya Kinshasa niba atari Lubumbashi, ugerageza ugenda ubwira abantu amateka ashingiye kuri ya mateka yacu yo mu Rwanda y'abami b'umushumi bagiye bagura u Rwanda guhera kuri Gihanga ijana, akavuga ati urabizi amateka yose asanzwe uko Ruwayome zigenda zaguka, ntabwo Ruwayome itangira ari nkapire, itangira ari ntoya. Bavuga bati rwose n'ikimenyimenyi u Rwanda kari akantu gato cyane kari ahantu hitwa i Gasabo hafi ya Muhana. Ibyo ni ibintu byo guhindura amateka no kujijisha, ariko bakanagaruka mu kintu kimeze nko kurota kuba puissance ya Afurika ushingiye kuri superficie, ubuso bwa Kongo. Nuko ingana ko bati Kongo, ubundi Kongo niyo yatunze isi yose, nta kuntu Kongo ishobora kuba kugeza uno munsi itaba puissance, nta kuntu Kongo ingana gutya. Kongo, Grand Congo, le géant d'Afrique, yaba mu mateka kuvuga ngo yaje mu Rwanda ruvanaho Mobutu, hazaho Perezida Kabila n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose bibatera ipfunwe, bakavuga bati rero kugeza uno munsi atazira n'umuntu ubyumva mu bakongomani kumva ko agahugu gato nk'u Rwanda kaba karakoze ibintu akarere kakaba kari very influence mu bintu byose. Twebwe Kongo turi hano, wibuke yuko bari muri kaminuza, umwe mu bakadere ba EDPS, ishyaka rya Antoine Tshisekedi, sibyo, yavuze ati ari imbere y'abahanga n'abashakashatsi n'abanyeshuri n'abanyapolitiki, yarivugiye ati Kongo uyu munsi wa none ndabona iri mu kujya mu gihe cya glory, it is rising to the glory. Turimo turabona Kongo uyu munsi wa none ifite avantage zikomeye cyane. Icya mbere, Kongo ikora ku bihugu 9 byose bifitanye imipaka. Kongo ikora ku nyanja, Kongo ifite amazi magari, Kongo ifite ubutaka bwera. Kongo uyu munsi wa none niyo puissance, ishobora no kuba puissance d'Afrique, igahirika Nigeria, igahirika Afurika y'Epfo,
iki ni cyo gihe cyo gutekereza neza, ariko kugira ngo tugere kuri ibyo tugomba kwikiza ihwa umwanzi umwe gusa, akaduruvayo k'agahugu gakoreshwa n'abadashaka ko Kongo iba puissance. Ati umuturanyi wo muri Est, ubwo yavugaga u Rwanda. Turumvikana. Ibyo rero byose ni ibintu biri aho ngo bivangitiranyije ibikorwa byose. Ntekereza yuko ahanini birimo imibare mibi, ushobora kwibeshya, bishobora gutera akaga gakomeye cyane. Nanatekereza yuko ibyo Kongo yatinyaga mugiye kubisubiramo. Nta n'umwe, ibi ni ibitekerezo byanjye, ntawe nsaba imbabazi, yaba ari umukongomani yaba ari umunyapolitiki w'umunyarwanda ufite uko abyumva. Ibi ndabivuga nkanjye Kakoza Nkuriza Charles, urumva, ufite impamyabushobozi muri siyanse politiki, ariko cyane cyane nibanze ku kintu cyitwa futuristic politics and policy, urumva, aho ibihe bishobora gushya bishira muri politiki cyane cyane mpuzamahanga. Uyu munsi icyo Kongo yirwaga iririmba, wibuke bajya gushyiraho komine Minembwe, ibintu bikazahara bakavuga bati ni balkanization. Wibuke ibyandi twavuga bati Kongo igiye kuba balkanize. Ibyo byose batinye birwa bavuga, ntekereza ko aribo bashaka kubishyira mu bikorwa. Umunsi Kongo izatera u Rwanda, yubwiza ukuri yuko muzabona Kongo itongera kuba Kongo uko ingana, kuko ntago Kongo niba yumva koko ishobora kuba irota kuba yazafata u Rwanda ikarwaneka nk'uko babivuze ngo n'ubundi ngo ntago u Rwanda ngo rwahoze rurebererwa ngo nahajya nirezida ngo ni intara nibari ya munani, ngo ni intara ya munani. Ibyo izo nzozi mbi ntekereza ko zifite zidashobora no kuba hari umusaruro zatanga. Ndakubwiza ukuri, mbisubiyemo ariko umunsi Kongo izafungura intambara ku Rwanda bikarwana bye, uru Rwanda ruto, uru Rwanda rudashobora kuba rwabisibaniro by'igihugu cy'iki gihanganye nka Kongo, ndakubwiza ukuri, u Rwanda mbisuyemo bwa kabiri ruzapusa rugere kure hashoboka, ku buryo menace ku mipaka yacu izaba idashoboka. Turinde inkiko zacu kure aho umwanzi adashobora gutekereza kuza kutwicira abaturage. Ariko se Kenisi, iyo uvuga gutyo ngo wapusa ukagera iyo, kuki utumva ko na Kongo yapusa ikagera ku Rusumo? Reka nkubwire bwana Azizari Mutabaruka, twebwe nta yindi shuwa dufite, nta na hamwe turi. Uyu munsi uko tumeze nk'abanyarwanda, dufite u Rwanda ruto bushoboka nk'uko Kongo rwitwa akadomo, tudashobora kwemerera ko rwaza kwangirika, nubwo byashoboka uwa nyuma, urumva, nubwo byasaba igitonyanga cya nyuma cy'amaraso. Ntabwo twakwemera ko abagore bacu baba viole nk'uko babivuze, ntabwo twakwemera ko abana bacu, urumva, bajya mu bukoloni no gukozwa isoni no kuba humiliated. Ibyo ndabikubwiye, dufite impamvu nyinshi zirenga 1000 kurusha Kongo. Sadate yashaka kuvuga ukuri, baramutse banaduteye tukabacana nk'umuriro, bo bafite aho bahungira, bakwirwanga bajya Kisangani, twese twajyayo muri Tanzania. Uretse gato ndeka gusubiza ikibazo cyanjye, twakwirwanga tujyayo i Burundi, twagira impande se, twese nta na hamwe dufite. Twebwe niba dutera tuzabacanaho umuriro, bashatse bajya za Banko, Bandundu, bashatse bakwiruka bakajya bashaka. Ariko twebwe nta na hamwe, we don't have anywhere to surrender or to retreat. Ibyo ndashaka kubyumva. Nongera nibutse abadukurikiye ko Kenisi ntabwo ari kuvuga nk'umunyamakuru, ari kuvuga nk'impuguke. Navuze ko ibi ari ibitekerezo byanjye, kandi nabishingiye ku cyo nakwita futuristic politics. Ndavuga yuko Kongo iramutse nk'uko ibitekereza iduteye ku bufatanye na FDLR, nta na rimwe tutazakereya intera ndende hagati yacu n'abadutera, ku buryo abaturage bacu batekana. Icya kabiri, uyu munsi wa none ndakubwiza ukuri, FDLR ubwayo na Kongo bashobora kuvuga ati reka duhungabanye, kuko ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku bukerarugendo, turemeranya, batereka duhungabanye igice cy'ubukerarugendo gihana umupaka na Kongo, tubanza tugitesha umutwe, dukora ibyo dukora, u Rwanda ruhombe mu buryo bwose bushoboka. Ibyo nabyo ntabwo bishobora kwihanganirwa. Hanyuma Kenisi, reka iyi minota nk'ibiri nayo tuyihe Sadate mbere yuko dutumika nawe agira icyo avuga kuri ibi ngibi, kuko ndumva uri kuvuga imvugo zikarishye, sinzi niba na Sadate ariko abibona. icyo nashaka kuvuga, nashaka gushimangira ibyo Kenisi yavugaga. Twajya hehe? Serega munibuke ko twagiye tukamara imyaka myinshi, imyaka 30 abantu bari mu buhunzi, babonye igihugu imyaka 30 igiye gushira, babonyemo uburenganzira, wongera ubabwire ngo birukanke basubire mu guhunga.
u Rwanda rero nk'uko Kenisi yabivugaga dufite impamvu nyinshi nk'abanyarwanda zituma tudashobora kwemerera umuntu uwo ari we wese kuza guhungabanya iki gihugu uko yaba ateye kose, kereka wa mugani ari ku maraso y'umunyarwanda wa nyuma. Iyo niyo iroga y'umunyarwanda, ni ko twumva ibintu kandi nako tubishimangira. Amateka yacu yatwubatsemo ikintu gikomeye mu mitima yacu tuzahereza n'abazadukomokaho. Ntabwo abanyarwanda bakongera kujya kuba impunzi muri Kongo, kongera kujya kuba impunzi mu Buganda na Tanzania na za Burundi, ntabwo bishoboka. Nta nubwo dushobora kwemera yuko jenoside yongera kuza kuba hano muri iki gihugu, ndetse no mu baturanyi. Buriya dufite inshingano zo kurinda icyo kintu. Niyo mpamvu rero Kongo biriya yivugisha ni nka bya bindi twabaga turi muri primaire, umwana akaza ngo nimumfate ntamukubita, nimumfate ntamukubita, nyamara uri bukubita umukubita nyine umwana, ntabwo umukubita umuca mu magambo. Ariko Sadati muzayirasa, ariko wowe na Kenisi muri kuvuga intambara kuyirwana ni kimwe, ariko no kumenya uko irangira ni ikindi. Igihe cyose twamenye uko irangira, n'ubu ngubu amateka yacu yatweretse uko intambara zirangira. nk'u Rwanda nyakubahwa Sadati, nyakubahwa bwana Sadati, yego reka mbwire Mutabaruka yuko twebwe ntabwo twe dushaka gushoza intambara kuri Kongo, ibyo ndashaka byumve. Twebwe iyi ni intambara yo kurwana ku kubaho kwacu, it's for existence, sibyo? Ibyo rero ibyo bidusaba n'igitonyanga cya nyuma cy'uwanyuma cy'amaraso ye. Ariko se mwebwe igihugu uvuga nkubwire iki gihugu kuba kigeze aho turi no munsi, si uko twagiye ikanyarira ngo dusenge, no, si uko twagiye ikibeho ngo tumanike amaboko. Ako no gusenga abantu basenga cyanditse mu maraso. Ibyo ndakubwiza ukuri s'il vous plaît. Ahubwo njye mfite n'uburenganzira nakora amendment tukagira ingingo zimwe zihabije ku bumwe n'uburenganzira twazandikisha amaraso mon frère. None se Kenisi, Sadati n'ugifite ijambo, wowe na Sadate ntabwo muri kubona ibikoresho Kongo iri kugura? Reka nkubwire, ntabwo intambara mu Butu igeze buri ibikoresho, mu Butu yari afite indege nyinshi n'ibindi byose. Intambara ntabwo irwanwa n'ibikoresho gusa, ibyo ndashaka kubyumve neza. Nagira ngo mushimangiye ko intambara irwanwa n'impamvu, ufite impamvu isobanutse yo kurwana iyo ntambara. Ari ibyo ngibyo ntabwo inkotanyi zari kwirukankana FARD ngo zigeze muri Kongo zinazisange zizirukankane kurushaho. N'abanyavietnamu ntibari kwirukana abanyamerika. Impamvu rero y'intambara niyo ikomeye, impamvu turwanira igihugu cyacu niyo ikomeye, imyumvire dufite niyo ikomeye kurusha biriya bitwaro wagenda ukagura. Ahubwo biriya bishobora kuba ibikoresho dushobora gukoresha muri iyo ntambara, bakabiduha rwose tukaba ibyo tubarashisha. Hanyuma mwihangane gato, mwihangane dutumikira abadutumye, ahubwo turagaruka mu kanya.